idukingira atugose impande n'impande ni mugari cyane iyo arambuye ukuboko ntawubasha kuguhina bya bindi byari bituzengereje azanye ikibando cyo kubivutagura nibyibwirize bive mu nzira winjire mu mahoro yawe Uwiteka ni ingabo idukingira atugose impande n'impande ni mugari cyane iyo arambuye ukuboko ntawubasha kuguhina bya bindi byari bituzengereje azanye ikibando cyo kubivutagura nibyibwirize bive mu nzira winjire mu mahoro yawe nukuri Yesu wacu igihe wababariye rambura amaboko umugisha wawe rambura amaboko wacu umugisha wawe nukuri no gushyiraho finali ku kibazo cyose kikarangira ntagisigara igice icya kabiri mukundira Yesu wacu yaminduye umwana mu rugo amindura ubwoko butavunika kera sinari ubwoko nta nubwo nari kwibukwa icya mbere mushimira azanwa no gushyiraho finali ku kibazo cyose kikarangira ntagisigara igice icya kabiri mukundira Yesu wacu yaminduye umwana mu rugo amindura ubwoko butavunika kera sinari ubwoko nta nubwo nari kwibukwa nukuri Yesu wacu igihe wababariye rambura amaboko umugisha wawe rambura amaboko wacu umugisha wawe nukuri Yesu wacu rambura amaboko nabishimwe kigera Imana ikakwibuka n'uyu munsi irakwibutse hari ibyo wakoze byiza ikora ku mutima wayo nibyo bimanuye ndakurahiye Imana yacu ntikiranirwa bagirwa imirimo y'abera ya mirimo wakoze wikinira dore izanye ubutabazi kandi irakurengeye itangaje benshi n'ukurira ruburanye burya igihe kijya kigera Imana ikakwibuka n'uyu munsi irakwibutse hari ibyo wakoze byiza bikora ku mutima wayo nibyo bimanuye ndakurahiye Imana yacu ntikiranirwa bagirwa imirimo y'abera
ubutabazi